tuganirize kuri bwa buhamya bwawe wambwiye urabwibuka aha ni kuri M7 TV ireme 7 yes egera imbere hano gatoya hanyuma uribwira abantu amazina ninde turutse hehe kikugenza niki yego amazina nitwa Emmanuel Ntakirutimana yego mu rugo ni Ingoma ariko nkorera i Kigali niye Gikora ukora so yamamaza ari gutanga publicité n'akazi kawe ukora okay nkora umwuga w'umumotari ko dukeneye abantu bakora umwuga b'inyangamuga nkora umwuga w'umumotari yego ni muri gahunda ya gerayo amahoro nyine yego Imana iguhungishe byinshi tukaganira ibiganiro kandi bifite ireme niko uyu munsi yo kuganira n'umushuti wacu inshuti nziza twarahuye mu muhanda turaganira umuntu mwiza n'umubone gutya araganira nkuko nanjye nkunda kuganira ibintu bigenda neza ambwira ubuhamya ntibuhoze ku mutima ndavuga nti reka nzabuganize n'inshuti z'ireme 7 TV muri urwo rwego rero umunsi twamuhamagaye kugira ngo tuganirize hari icyo byakunguraho hari uwo bwakomeza hari uwo byafasha kandi rwose bifite umumaro ariko ikintu kirimo gikomeye ni ukwihangana ni ugukora cyane nta kindi kirenze icyo ngicyo dukomeje kuguha ikaze kuri M7 TV mwakoze hanyuma noneho ndagira ngo usangize abantu barimo baratureba harya ubundi byari bigenze bite kugira ngo tujyane gahunda yo kuza kuganira twahuye nk'uko nabibabwiye ndi mu muhanda nshakisha ubuzima ndumutari ngirirwa ubuntu urantega mbona ifunguro ry'uwo munsi gase kuganira ku biki kugira ngo ngire binini twari turimo tuvuga ku bintu bijyanye na perime ukuntu abantu bazishatse benshi bazibuze so niko kukubwira ni njye nashatse perime kuva 2009 kugeza magingo 2023 urumva ko kandi guhera 2009 ashakisha perime kugeza 2023 niho yayibona hanyuma ryatubwiye mu rugo kari hehe so mu rugo ni Ingoma Ikibungo ariko size mbarizwa Gikondo urubatse cyangwa cyarengaragu ntabwo nduhubaka uwagiriye rero kwa ritambuza nta kibazo okay naribi optine ko rwose nta kibazo aracyari ku isoko hanyuma byagenze bite kugira ngo ugende ukorere perimi ya moto imyaka 10 n'ingahe buriya so burasi nka 10 kandi abandi bagenda mu kwezi kumwe bakaba bayizana byagenze bite ambwiye ko ageze aho ngaho ngo ukabanagira ngo bana metero yo kuzigisha ariko ntayo yegera byatangiye kundi igitekerezo cyaje gute ni ukuvuga ngo 2009 nigaga mu wa gatandatu primaire nari mfite marume w'umumotari yajya agera mu rugo nkumva nanjye mfite amatsiko yo kuba motari yari umumotari ngiye kubona aranyigisha ndafata igihe atakoze akambwira ati genda ujye gushaka amafaranga ugafata moto yiwe nakoresha moto yiwe nakoresheje moto imyaka irenga 6 nta byangombwa uri umumotari mu muhanda ariko nta perimi nta provisoire bikwemerera kugenda mu muhanda suko nari umuswa narajyaga mu bizami buri munsi provisoire nkakora nkatsindwa nyamara abo nahuguye bakatenga bagatsinda wariyigishaga kumwe umuntu agenda agafata dokima akisomera akigisha cyangwa aragiye ugana ishuri rakwigisha etape ya mbere nkora nariyigishaga ndatsindwa inshuro 2 nigisha inshuro ya gatatu nyoboka ekole byari bikiri amahita ndiga twakoreraga ku 10 cyane mwakoreraga ku 10 watsinda kuri 20 ubwo ndiga amanota nkayabura kandi abo twajyanye kwiga bagatsinda so umwarimu wanyigishaga arambaza ko umuhanga habonetse ntabwo nanjye simbizi nakoze inshuro 8 biranga
kuri provisoire. Abonyeho umuntu asubiza yego nawe yakabona zero. None se ubundi mu ishuri wari wagarukiye mu wakanga? Atandatu yisumbuye. Wakoze n'icyane? Naragikoze. Urarata uguta wiviramo. Ndetse nayini ntabwo zari zakara. Ntabwo zari zaraje gihe nayini. Nayini? So nayini zari zihari ariko nanga gukomeza. Yego, ariko umuntu wize imyaka 6 ari ku rwego rwose ku buryo yakora ibizamini akabitsinda. Nibyo nakubwiye ni ntabwo navuga yuko ari ubuswa. Ahubwo ni igihe kiba kitaragera. Kuko nimba narabashije gukora inshuro izo zose kuva 2009 kugeza 2022 ntarabona provisoire. Ibaze provisoire guhera icyo gihe 2009 utabona provisoire kugeza 2023. Kuko exam ari gusubiza yego cyangwa wowe? Yego nawe. Niba atari umukobwa n'umuhungu. Wowe ugasubiza umukobwa gusa. Kandi wenda ari umuhungu gusa. Hari igihe nabaga nasubije umuhungu cyangwa ari umukobwa. Ariko nyine ibikanga. Byageze aho ngaho nambwiye ngo byageze aho ngaho ngo ishuri nigagaho bigenda bite? Ku ishuri nigagaho maranyo yanta barambwira ati guhera uyu munsi tukugize mwarimu. Kandi nta permis nta provisoire. Bitewe nuko babonaga nzi ikinyabiziga. Barambwira ati guhera uyu munsi ugomba kuguza ukigisha bari abanyeshuri. Nagira ubuntu ndigisha niga nanjye nigisha nanjye niga. Abo nigishije bagatsinda. Mwarimu agatsinda. Mwarimu agatsinda. Ikigo kigeze aho kirambwira ati tarakunaniye. Ntabwo twakoresha umwarimu udatsinda. Ubwo nyine babona ko nzana amazi undi mwaka muri covid. Nibwo nicaye ntagaragara mu bizamini. Aho tumeremo hagati mu kwezi kwa 8 k'uyu mwaka 2022. Ndavuga nti reka nsubire. So ni ishuri rimwe ntari buvuge izina. Se ngombwa kuri vuga. Ariko barigisha kabisa. Naragiye babona ibyo niga, ibyo banyigisha ahubwo babona ngende mwarimu kubarusha. Icyo bakoze ni ubumenyi buhagije, amakwizi menshi. Provisoire nakoze rimwe gusa muri uyu mwaka mu kwezi kwa 8. Mwaka ushize. Mbona amanota 22. Mbona amanota 19 siriveye. Harimo n'iki yakabaro n'ibitinde byose. Abo wabyiyumvisha ni usanga. Wameze ute wese bifata ute? So twakoreye ku muhima abandi bakoreraga kuri mashini. Twe tugize ibyago tugisanga connection za byanze. Biba ngombwa ko dukorera ku mpapuro. Kandi muri ku muhima. Ngomba ku mpapuro bisaba gutegereza iminsi 3. Ya minsi 3 sinajyaga sinanywaga nta kintu nakoraga ngo kibe cyagiye. Tegereje igisubizo. So nizo mahirwe barampamagara ati ku ishuri. Narabahamagaye ndavuga nti muri munshakira indi code kuko examen nakoze ntabwo ndi sure. Barambwira ati kubera iki tubutegereje amanota. Nyuma y'iminsi 3 ndongera ndahamagara barambaza ati hajya byagenze gute ndavuga nti examen nakoze ntabwo ndi sure ko natsinze. Barambwira ati amanota yabonye 19. Base bifata ute? Bari mu kazi mu kigo ahantu abo twari kumwe ndavuga nti wow ni natsinze. Ati reka ati natsinze ariko nanjye sindadiyumvisha. Bituma amagara no kuri polisi nyirizina. Ndavuga nti narakoze ko sinabonye ko ihana mu ndebe. Bamwe ati tubire kode wakoreho ni nawe n'umuntu. So ndababwira. Nakubwiza ukuri n'akazi nese ngageka ko munsi. Mani yabwa icyubahiro n'ukuri. Nimara kugahagarika ngira mugapta bari kumwe nawe ngira ni mpagara senge kwandikisha. Ako kanya. Ati koko sindagiye. So nese njya kwirembo koko nsanga mu tarasohotse ndadekarara. Bani iminsi 11. Ndebe iminsi yahindiye. Numva kitazashika. So niza mahirwe iminsi irarangira njya kuyizana. Nayo iraranye iminsi 3. Mu nzu ku buriri ninjira nkayireba nkatwikira ishuka kugira atagira n'indebe zikayiko. Nahise niyandikisha mu kizami. Babisiko kategori zo bari barahagaritse. Aho bafunguriye
ikizami cya mbere nakoze ku itariki 19 z'ukwa mbere uyu mwaka cya perime definitive. Ndakora sirikirasiyo nakona byose ndasoza ari amahoro, ngiye demarage ndatsinda. Navuga ni wa mwaka ariko sinacika intege. Ako ka mwanya nyitsindwa ndongera ndiyandikisha, mahita ba makode yo kujya gukorera Nyaruguru. Wumve ko nari mbaga ngeze Nyaruguru, narabyutse njya Nyaruguru, nsanga Nyaruguru aho banyuriyanse gukorera ntabwo ari ikizami kibera kuri stade ya Nyagisenyi. Ubwo ndongera ndahindukira ngaruka Nyamagabe. Ndakora ku bw'amahirwe perime. Bwa kabiri bituyitaha umva gumeze gute? Twari abantu 48 mfite nimero 44. Yego, twarakoze tugeze demarage bose baribu habura n'umubanza. Ndavuga ni n'ubundi no gushya no gushyira no gukira. Umenyeye gushya ngewe mu mpereze moto nayo yari mbere kuri demarage. Bw'amahirwe umupolisi ndazamuka arampagarika, nsubiramo narampagarika ati wow urayibonye. Imana ishimwe cyane. Navuye muri moto ndapfukama mu muhanda ndamya Imana, arambwira ati ugiye kuhanga turavuga. Ibi ngibi mbivugiye kugira ngo dukomeze abantu. Imana iracyakora, hari imirimo myinshi Imana ikora kandi tukabona rwose tukabonesha amaso yacu. Umuvandimwe twaraganira ndavuga ni ikintu gikomeye. Hari igihe umuntu yeshuwa rimwe kubwo ubuzima buhagaze kumva ko ibintu birangiriye aho ngaho, ariko niba buhagaze hejuru ya bya bindi byose ubona uteganya, hari Imana ikora. Umuvandimwe Imana yarakoze ku minota yarihebye yumva ko bitazashoboka, ariko ubu ngubu rwose ahagaze yemye. Ubona ubwo bantu hari irindi shimwe wambwiye ndavuga ndaka kantu nako twagaceceka. Hanyuma umaze kubona perime, so nimara kubona perime nahamagaye inshuti n'abavandimwe ku ruhande, abiyakomeye mu muryango, mbura n'umwe wangurira ikinyabiziga. Umwe akambwira ati ejo uzampamagare. Namuhamagara ejo telefone ntanayifata. Ndavuga nti birarangiye, perime ndayishatse ngwihije, ndayibonye none n'akazi ndakabuze. Ubw'amahirwe ngiri mu buntu ahantu mba ndi umupangaye, umumabuja waho arambwira ati ntugire ikibazo, moto igura angahe? Nabwira ni moto sahizi nshyashya irahenze, iri kugura 2,180, ariko ndi ubwo bushobozi ntabwo mfite. Arambwira ati ikintu bugufashe genda ushake moto ya make yakoze ubundi umbwira. So byari kuwa gatatu, kuwa kane nabyukiye ku Muhima ahantu hacuruzwa moto z'abakazi. Akamoto ndakabona ngiye guhuna, arambwira ati guhera uyu munsi ntukore uverisi, nawe patanu uzajya gutunga moto nk'abandi. Ubu sahizi nisigajemo ukwezi kumwe kwa 11 gusa konyine nkamwirukana, nkamubwira nti warakoze. Imana ishimwe tuyicyo yarakoze cyoro n'ikimana. Imirimo y'Imana iragaragara kandi tuyonisha amaso. Erega ko uko Yesu yakoraga cyane muri kagikora. Imana yarakoze cyane. Ubu ngubu umukozi urikorera, ndakora abasha kubona amafaranga yiyemeje y'ipatano ya buri cyumweru. Nkabona ayigiye, nkabona yo gukoresha mu gihe yapfuye, nkabona nayo kwishyura nyiri ibyuma. Gukora. Imana yarakoze. Ibi twabivugiye kugira ngo dukomeze abantu nabo bameze nkawe. Babona bari muri cyagiye cy'umwijima, babona ko Imana nta kimfasha, Imana yaranyanze, Imana ndimitaho, Imana yanga kumfasha. Bakomeze kugiye kigeze Imana ikora. Kuri umuhamya wacu cyo nabashishikariza abantu barimo batwumva, nabashishikariza kudacika intege kandi gukora nibyo bya mbere. Iyo nza gucika intege ntabwo mba ngeze ku rwego ndiho, ariko nagize umuhate ndavuga ni n'ubundi uyu munsi nimba byanze ejo bizemera. Ushobora kwanga uyu munsi ejo bikemera, ejo cyangwa bikaba byakwanga ejo bikemera. So nari mfite umwarimu niga primaire, yajyaga ambwira ati buriya Imana iruta izindi.
umuntu azaguka namushimira ni umwanya we azaguka ngana umwanya asohoriye amaye amafaranga sinanyura angabiye inka sinamushimira kugenda tukicara ntarabivuze iki arambwira ati buriya iminota 30 y'umuntu iba ifite agaciro kurusha miliyoni yawe ndamubaza guhaye kubera iki arambwira ati umuntu mu minota 30 aguhaye aba afite byinshi yakayitekerejemo aba afite byinshi yakayikozemo byamugirira umumaro erega n'ibyo bidahari waryama ukaruhuka twese agira neza ariko uyihaye umuntu nta n'ubwo ayihaye agaciro nje gusubiza ubwenge nyuma kuko nasanze ibyo yambwiye ari ukuri uburyo namuhamagaye uwo muticha wawe agenda uwo muticha nambwira ni ticha ni noneho bigeze ndumva nshaka gusubira ku ishuri arambwira ati wowe icyo nakwigishije ni ukudacika intege aricyo nshishikariza abantu barimo batwumva nta mpamvu yo gucika intege ukiri muzima urakora kandi bireme uko narindi naho ngeze sahizi abari banzi nyiri mu cyaro bajya bifuza kumpamagara kandi batarajyaga babikora ubuzima burahinduka ugeze iwanyu bose aba yatanze banyoboye ukuvuga ngo iyo wamagaye nkavuga ni tariki n'indaza mu ntara bwana umwe aravuga ati runaka kwa runaka yaje akaza kunsuhuza atigura ati cupa ntabwo ngagura bagore ibintu byaremeye nuko nyine byagenze akambaza ibanga nakoresheje hanganye narindi no kudacika intege no kutiheba nimba uyu munsi ukoze bikanga bikumva ko byarangiye nibyanga ejo bizemera ejo nibitemera ejo bundi bize so uyu munsi nimba nje nakoze nkayabona hari utakoze hari uwakoze utayabonye si uko aba atakoze uko atayabonye hari undi nawe wari wayabuze ejo wayabonye uwo munsi rero buri umwe wese agira igihe kandi tuba dufite ibyo Imana duteganyirije yuko y'amaboko mu mufuka ugakora uhura nawe mugisha wawe kabisa ni ukuvuga ngo icyo nakubwira cyo bya bindi bavuga ngo ababiri bagiye inama Imana irabasanga so ariko nanone nubwo mwaba mutari babiri uri umwe gusa Imana yagutererana uratekereza ukavuga ati se njye nimba nta wa kabiri mfite Imana irantererana ikarangira rero muri kwa kwizera ugiye usubirizwamo ndashima Imana rero yo yankuye aho narindi Imana ishimwe cyane ni ukuri Imana ishimwe turayishimye rwose Mana warakoze kubona n'umuvandimwe wacu tugera ku musozo rero w'ikiganiro kandi tugushimira bikomeye cyane ko wabanye natwe kandi ko ni ukuri bitabiye ubutumire bwacu hanyuma se none ko nta kintu uri kwibwira imyaka ntabwo ari yagera uracyari uwo muri ribu uracyari urubyaro rwa ribu ntabwo nyiri muri ribu ariko nanone urebye aracyari kare nta myaka mukuru uragira ntabwo ari menshi si mikeya uri kutwima amakuru ngo tuzaze twinywera agapanga oya igihe byabaye ngombwa tuzabamenyesha turacyari ku isoko Imana ikomeze ibafashe wakoze kubana natwe rero kandi twongera no kuguhamagara uzazongera tuganize imirimo y'Imana ni myinshi kandi ubu ngubu urongera ukore n'ibindi ndabivuze ngo mpamagara umbwira uti rwose ireme 7 TV nshaka kongera kubuza nkababwira ikindi kintu Imana yakoze oya humura iminsi mike mu kwa 10 20 mfite examen ya B cyonse cyo nango mukuzanyiza Imana izagendane nawe rwose igufashe bigende neza uzongera utangira indishimwe wakoze rero kandi Imana n'ibane nawe namwe musigarane nayo